bigoranye uko wumva iryo jambo n'ibirimo imbere ntawe bitandukaniye. Abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba kandi hagira umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo kubera ko dutuye mu isi imeze ityo. Wumve man bebe, wumve ngo ko bwiza bwawe ko nzobe yawe man ufite icurusha abandi bakobwa. Murakoze cyane. Yes, ungu ndi kumwe n'uwo bita Taff ni umwe mu bastari bagezweho muri iyi minsi. Akaba ari padiri, harya ni padiri, nabonye warabaye pasteur. Nabaye pasteur usigaye ndo mupfubuzi, mbese ngo imirimo yose ishoboka. Ubukozi bw'Imana ubu kuva none kujya nabyemere nyuma yuko za kwakira agakizwa. Ubu kano kanya ejo bundi ku cyumweru nzabatiza umugore wa mukobwa bita Diane, yaravuze ati ibyaha byose ngo bisa hasi muri envelope. Nzamubatiza kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yaje babatirije umuriro ngo ariko hari uzaza ababatirisha iki amazi menshi. Uwo niwe ninde? Niwe Jesus. Neze ngo niwe Taff. Oya. Yo. Ariko turebe ukuntu muri iyi minsi twakongera gukorana ariko ku manywa none. Nta kibazo koko ijoro ryo amajoro nanjye ndagenda nyasezerera. Yego. Gita umeze gute? Shameze neza cyane kabisa. Ndashima Imana cyane kubyo harabona vango ndashima Imana nk'abantu benshi. Nyo ngende ndashima Imana nk'ikira hamwe. Nagara abantu benshi. Cyangwa kubera ko urabona twaje muri show y'umupapa nako no comedian mukuru respect bro bakaba bamwita Papa Savant. Nyine yatwaje muri show yiwe ariko iyi show yiwe ngiye irashimishije cyane. Hakaba hari movi ndebye cyane kanshi hajyo movi ngo yitwa bayita What a Day. What a Day. Urabisobanura iki? What a Day ni ukuvuga ko vango mu yindi minsi tu What a Day ni hazamo What a Day Not a Day indimi ibintu ngibyo bikegena bikivanga ariko iyo movi nziza cyane akataraboneka ndayikunze pe ubugikozemo uburyo bayatinzemo ubugikozemo mbese mari ni film ishobora kuzaba izaba nk'ifilimi nka filimi y'imuzamahanga ku buryo isi yose ishobora kuzayigura bro. Ako nawe nigeze kukubona muri filime wakinaga muri filime bita Wayimi kutagikinamo. Wayimi ngewe naje kubwara ubwonko maze kubwara ubwonko bwanjye babuha ibitaro tuvugana ubu ubwonko bwanjye bwawe bumaze nk'imyaka 3 mu bitaro ariko ubu kano kanya baransezereye nkubwire ngo kano kanya ejo bundi muri Wayimi nzagaruka kandi ikibazo cyaje kubaho wa mwacteur wa ndushinzwe kwacting nako wa mwacteur hari we wa ndi twakubinactinzemo ndimo ndamukubita kuna abakobwa bagukunda Jita bakunda basuje cyane nabo. Nukuvanga noneho wa mujama naramukubise bimutera ikibazo gikomeye nawe ajya kwa muganga ari mu bitaro ariko ejo bundi nava mu bitaro Wayimi cyangwa se kubera iki ngewe turi tayari ya. Ejo bundi nakubonye mu ndirimbo ya Zio Trap muri video y'indirimbo Zio Trap mwahuye gute kugira ngo ujye mu mashusho y'indirimbo yiwe? Zio Trap promo uramujama ngiye kwese nakoze kubivuga kenshi uramuciye twikanya hari mu ndangaburezi ya CEO yarahise cyane hari ya yahize yaje ni P1 cyangwa ni mundangaburezi nagaba P1 ni za nusone za secondaire ya mu yisumbuye bro. Yahize twariganye gice cya mbere gice cya kabiri gice cya gatatu mani mubwire ngo mani uramucini umwe mu bantu ngiye nakunze kwitangaza kenshi mani CEO yari umucema akunda kwimenyereza iwe mani nago jyaga muri katine najyaga akunda kwiteza ibyana ameze nka Papa Sava bro.